tubaye ikaze kuri YouTube channel Mwami Media TV nk'ibisanzwe inshuti bakunzi bacu tubashimira uburyo mudahwema kutwereka urukundo kudushyigikira kwanyu ni iby'ingenzi kandi bigaragarira buri wese yuko natwe budutera ishema n'isheja ndetse n'umurava wo gukora cyane. Ni ngombwa rero ko twicara tugatera agatebe tukaganira byinshi ku mateka y'igihugu cyacu, ariko by'umwihariko uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku hitwa Ingeri mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Ngeri n'ubundi ni mu murenge wa Munini mu mudugudu w'Akagera. Aha rero hafite amateka akomeye cyane kuko hagaragara ibigabiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri n'iby'umuhungu we Muhigirwa. Ibi bigabiro rero bihagaragara none ni abaturage barahatuye, ariko hagaragara ibigabiro by'ibiti binini by'imivumu y'umutaba, hakagaragara n'intebe y'umwami. Ariko ahangaha ntabwo hazwiho kuba hari ibigabiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri gusa, ni naho uyu mwami yagiraniye imimaro n'umwami w'u Burundi wariho muri icyo gihe witwaga Mwezi Gisabo. Hakaba ari naho rero by'umwihariko Kigeli wa kane Rwabugiri yashingiye umutwe w'ingabo witwaga Inyaruguru wari ushinzwe kurinda inkiko z'u Rwanda, cyane yuko aka gace gahengamiye u Burundi. Hakaba hari n'umugezi witwa Akanyaru ugabanya u Rwanda n'u Burundi. Ibyo rero umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yabikoze agamije kugira ngo arinde ibitero byari kuba bituruka i Burundi. Ubu rero hakaba ari nabibaza impamvu hitwa Nyaruguru, cyane yuko hari bamwe bagenda bibaza impamvu akarere ka Nyaruguru kitwa Nyaruguru kandi kaba mu majyepfo. Bituruka rero kuri uyu mutwe w'ingabo witwaga Inyaruguru washinzwe na Kigeli wa kane Rwabugiri, ukaba ari umwe mu mutwe w'ingabo wari ukomeye cyane muri icyo gihe. Akaba yarashingiye mu gihe kimwe n'umutwe w'ingabo witwaga Ingangurarugo ndetse n'indi mitwe yari ikomeye kandi yari igizwe muri icyo gihe. Uyu mutwe w'ingabo z'Inyaruguru rero umugaba mukuru wayo yari Muhigirwa umuhungu wa Rwabugiri, kandi kuva na kera aha hantu hakaba hafite amateka akomeye cyane yuko nk'uko n'uwitwa bidusanzwe tubigarukaho ari hamwe mu hahoze imwe mu ngoro z'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Aha kandi haje kuba n'urugo rw'umuhungu we Muhigirwa igihe yayoboraga ingabo z'Inyaruguru, nk'uko twari tubibonye haruguru tubigarutseho cyane ko ari we wari umugaba mukuru. Ibigabiro by'urugo rwa Muhigirwa rero bigaragara muri iki gihe bigaragazwa n'ibiti by'imivumu bikuze bigera kuri 5 biri mu murima uhingwa n'umuturage. Aha naho ahahoze urugo rwa Rwabugiri nta kigabiro kigihari, ahubwo hubatse amazu y'abaturage hagati mu mirima. Ikindi kintu rero tutakwibagirwa kugarukaho muri iki kiganiro cyacu tugaruka ku mateka y'aha Ingeri, nuko ari naho nk'uko twari tubibonye yuko ari hari ingoro ya Kigeli wa kane Rwabugiri, ni naho himikiwe umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa, akaza guhabwa umugabekazi w'umutsindirano Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera wari inkundwakazi mu bagore ba Rwabugiri, cyane ko bari batuye hano Ingeri n'ubundi. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu tuganire byinshi cyane kuri aka gace, nk'uko ibyo tugiye kuganiraho tubikura mu bushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco mu mwaka w'ibihumbi 2022. Njye rero muri kumwe mu kiganiro nitwa Ndayisenga Claude Mwami. Tubahaye ikaze. Aho Ingeri rero ni agasozi kitegeye Burundi neza, kakaba gakikijwe n'utundi dusozi tugiye dutandukanye. Agasozi kitwa Ruko, akitwa Coko, Akagera, Kamana ndetse n'agasozi kitwa Ruseke. Hagati y'ahahoze rero urugo rwa Muhigirwa n'ahahoze urwa se Kigeli wa kane Rwabugiri harimo nka metero 200.
kuko urwa Muhirwa rwari mu itaba ryo hejuru hegutse, urwa Rwabugiri rwari mu itaba ryo hepfo haciye bugufi, ariko nyamara akaba ariho hirengeye cyane ku buryo ubona neza imisozi ihakikije, cyane cyane iyo hakurya mu Burundi. Ingoro y'Ingeri Rwabugiri yayishinze yamaze gutsinda no kwica Nkundiye wari wamwigometseho mu kirwa cy'Ijwi. Aha Ingeri niho umuhungu wa Nkundiye witwaga Gatebera yiciwe nyuma yo kugambanira se. Gatebera arangira Rwabugiri aho se yari yihishe bigatuma amwica. Yari yizeye ko azamugabira gusimbura se ku buyobozi bw'Ijwi. Aho kumugabira yahisemo kumwica kuko yari arambiwe abahinza bo kwijwi bamuhoza ku nkeke yo kwigomeka, bakamusaba kubagabaho ibitero bigoranye. Nkundiye ubwe yari yaragambaniye se Kabego kuri Rwabugiri, uyu nawe amugororera gusimbura se ku butegetsi bw'Ijwi, ariko hashize igihe amwigomekaho. Ingoro y'Ingeri rero yibukwa mu mateka kubera ko igihe umwami Kigeli wa kane Rwabugiri n'umwami w'u Burundi Mwezi wa kane Gisabo bavuguraga imimaro, niho Rwabugiri yari ari. Imimaro ni amasezerano ahoraho yari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho ibihugu byombi byari byarumvikanye ko nta kizatera ikindi cyangwa ko gishyigikira umwanzi w'ikindi. Ayo masezerano yari yarakozwe bwa mbere n'umwami Mutara wa mbere Semugeshi w'u Rwanda na Mutaga wa kabiri Nyamubi w'u Burundi, bahuriye mu Twicarabami twa Nyaruteja. Aha rero mu Twicarabami twa Nyaruteja naho tukazahagarukaho mu kiganiro cyacu gitaha. Ukuvugurura iyi mimaro rero, abami bombi ntibahuye nk'uko byari byaragenze mu Twicarabami, ahubwo bohereje ababahagararira bagaragiwe n'abandi batware b'ingabo, bahurira ahitwa mu rwa Gisegenye. Abatuye Ingeri muri iki gihe bo iyo bavuga amateka y'iyo mimaro bavuga ko imishyikirano hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi yabereye mu Kabuga ko mu nteko ahari inkiko z'u Rwanda n'u Burundi. Ubu ngubu umwe mu babyemeza ni Ruberana Victor uvuga ko Rwabugiri aza gutura Ingeri yinjiye mu nzu ya sekuruza Nyirimigabo Sebisogo, akamugabira umusozi yimukiraho hakurya y'Akanyaru ahitwa Kuw'Ibishyito. Muri aka gace Akanyaru siko kagabanya u Rwanda n'u Burundi kuko gatembera imbere mu Rwanda, ahubwo umugezi witwa Umwogere niwo uri ku nkiko neza. Ikindi ahahuze ingoro ya Kigeli wa kane Rwabugiri Ingeri hibutsa mu mateka nuko ariho Mibambwe wa kane Rutandwa yimikiye kuwa 22 z'ukwa 12 1989 nk'umwami utegekera hamwe na se kandi uzamusimbura. Ibi byakozwe na Kigeli wa kane Rwabugiri ashaka kuzuza insingano za se Mutara wa kabiri Rwogera yatanze atarangije. Ubusanzwe abami b'u Rwanda bafite izina ry'ubwami rya Kirima cyangwa Mutara bagombaga kwimikwa umusimbura ufite izina ry'ubwami rya Kigeli bakiriho. Ubwo Kigeli nawe akereka se ko uzamusimbura uzaba afite izina ry'ubwami rya Mibambwe. Iri tegeko ryari ryarashyizweho n'umwami Kirima wa mbere Rugwe ubwo yimikaga Kigeli wa mbere Mukobanya, akanatangaza ko uyu nawe azasimburwa n'umuhungu we Sekarongoro waje kuba umwami Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere. Iri tegeko rero ryashimangiwe n'umwami Mutara wa mbere Semugeshi, ari nawe wagennye amazina y'ubwami 5 ariyo Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi ndetse na Kirima, n'uburyo asimburana ndetse n'uko imiryango y'ibibanda ni ababyara abami cyangwa se imiryango itanga abagabekazi izajya isimburana. So wa Rwabugiri rero Mutara wa kabiri Rwogera yashoboye gutanga asize yimitse Rwabugiri, anatangaje ko Rutarindwa ari uzamusimbura. Ibi byatewe n'uko nyina umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi yanze kunywa. Rwogera atanga adakoze imihango y'inzira y'ishora yagombaga kubanziriza iyimikwa ry'umusimbura we w'izina rya Kigeli ndetse n'itangazwa ry'umusimbura wa Kigeli wagombaga kuba afite izina rya Mibambwe. Nshuti bakunzi ba Mwami Media TV rero tubashimira uburyo twabanye muri iki kiganiro aho twagarutse ku mateka yihariye y'ahitwa Ingeri mu karere ka Nyaruguru. Twabonye ko ariho umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ashingiye umutwe w'ingabo witwaga Nyaruguru, ari nayo nkomoko y'izina ry'aka karere ka Nyaruguru. Twabonye kandi ari naho umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yavugururiye imimaro
hamwe n'umwami w'Urundi witwaga Mwezi wa kane Gisabo, ariko tukaba twabonye yuko batigeze bahura ahubwo bohereje ababahagararira muri uyu muhango. Twanabonye kandi yuko ahangaha Ingeri ariho Kigeli wa kane Rwabugiri yimukiye umwami Mibambwe wa kane Rutalindwa ku itariki 22 z'ukwa 12 1889, akamuha umugabekazi w'umutsindirano ari we Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera, waje kumurwanya bigeza aho ashyiraho umuhungu we Yuhi wa gatanu Musinga, ndetse Mibambwe wa kane Rutalindwa aza gutsindwa mu buryo bukomeye cyane bituma yitwikira mu nzu ku Rucunshu. Ariyo mpamvu mu kiganiro cyashize twagarutse kuri coup d'etat de Rucunshu yabaye mu mwaka w'1896. Twanabonye kandi kari naho hari ibigabiro ndetse hanahoze ingoro y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ndetse n'umuhungu we Muhigirwa. Mwakoze murakarama, mwakoze kubana natwe. Imana y'u Rwanda ikomeze kubaha ubugiri n'ubugingo. Tuzasubire gutaha mu kiganiro nk'iki.